urumva ko tugira igihombo mu bucuruzi bwacu. Niba udakora hari ibyo utazabasha. Ni bamwe mu bacuruzi bakoreraga mu gace k'ubucuruzi mu mujyi rwagati benshi bita Mateus. Aba baje mu nyubako ya downtown bakoreraga mu gace byemejwe ko baba bimutse, nubwo hari gahunda yo kwimura abakorera Mateus bose. Benshi muri bo batangiranye n'iyi nyubako muri 2016 bahabwa amasezerano ariko ngo ntiyubahirizwa. Mu bibazo bagaragaza bibabangamiye harimo kongera amafaranga y'ubukode, aho hari abishyura menshi bategekwa kwishyura mu madolari kandi ngo idolari rizamuka cyane. Ibi ni bimwe mu bibabangamiye. Kontra zitandukanye kandi umukiriya ari umwe, kontra ibarwa mu mafaranga y'amadolari kandi azamuka buri munsi, twishyura amanyarwanda twavunjishije, ugasanga nacyo ni ikibazo cyo gusinya kontra ku muntu mushya uje cyangwa se uvugurura kontra akishyura kosiyo y'ibihumbi 100. Bijya bibaho ugasanga niburengejeho umunsi umwe wo kwishyura usanze bakinze umuryango bashyizeho iminyururu, kandi mu by'ukuri iminyururu bayishyiraho wagiye ko badakora muri weekend, kuko nta handi ushobora kugurira umuriro, ni mu biro byabo ukishyura kuri banke, twishyuriraho n'ubundi amazu. Hanyuma iyo umuriro gushiranye nyine batakoze muri weekend, urumva ko umuriro bari ikibazo. Natwe nicyo cyatuyobeye, ntago tuzi icyo bashingiraho, natwe tubibona gutyo, ukaba yegeranye n'umuntu mufite metero kare zingana, ariko ugasanga mwishyura amafaranga atandukanye, mufite na kontra zitandukanye, ugasanga mufite kontra ifite ibyivuga n'undi afite ibyo n'undi afite kontra ifite ibyivuga, kandi mu by'ukuri ikigo ni kimwe, twese dukodesha. Ntabwo twumva impamvu twishyura mu mafaranga y'amanyamahanga y'amadolari kandi turi abene gihugu, turi abanyarwanda, tukajya kwishyura amafaranga y'amahanga. Tubibonamo ko uretse ko bituremereye ubwacu bitugiraho n'ingaruka, ariko ni ikibazo cyo gupfobya ifaranga ry'igihugu ryo kuritesha agaciro. Imyaka 2 irarangiye nta kintu na kimwe gikemuka. Twarafashe umwanzuro wo kwikorera, nibyo leta yirirwa ishishikariza abaturage, noneho bakatubwira ngo tuve mu tujagari tuze mu mazu yubatswe, bakayatwereka. Noneho ahubwo ya mazu tugiyemo akaba ari yatunaniza ku buryo n'amafaranga ushoye niba ari credit wafashe usanga uhiye ugatahiraho. Ntese ni iki leta yabiri kudufasha idukura mu kajagari ituzana mu kandi. Aba bacuruzi binubira kandi kuba batazubakodesha, bagahabwa amabwiriza n'impinduka mu biciro binyuze kuwo bise umukomisiyoneri, ngo babuze nyiri nyubako ngo bamubwira kaga bahura nako. Ntago nzi boss wanjye, ntawe nzi pe, ntago tumuzi, batubwira ko boss adahari abahanze. Badusubiza ko uwo baje kubwira ko ngo ari umukozi atari umuyobozi, atari nyiri nyubako. Abadusinyisha kontra bavuga ko ari abakozi, ubwo rero twasabye ko nibura nawe yaboneka kugira ngo tugirane ibiganiro. Hano abantu tuzi ni manager, ntago tuzi owner. Manager ni uburi hano kandi nawe ntago afite ubushobozi bwo kubagira ikibazo akemura. Icyo tumubwiye nawe akora request akagira uwo abisaba. Umunyamakuru wa Flash FM na Flash TV yeretswe ibyumba byamaze gufungwa, ba nyirabyo baragiye. Birabagoye kujya handi kuko ngo mu myaka isaga 2 bamaze bakora batanze amafaranga menshi, bigoye ko bagaruza. Izi ni ingaruka bemeza ko zabagezeho. Ibiciro iyo yari binini, abantu benshi barasezeye, barahombye, barataha, imiryango irafunze. Zaga ko wenda mwatubungabungira umutekano kubwiye inkuru, kuko ari bagenzi bacu bagiye bakorerwa menace mu buryo butandukanye, bitewe no gutangaza amakuru ajyanye n'ibibazo biri ahangaha. Amafaranga menshi nanjye nejya gucuruza nzayongera ku giciro, icyo gihe bituma mbura abakiriya. Aho rero bidutera igihombo gikomeye, kuko n'abakiriya bagenda bagucikaho, kuko bagenda basanga ibiciro byawe bishobora kuba biri hejuru, bikagenda kugira ingaruka mu buryo butandukanye gutyo. Kandi n'ubundi twari tutaratangira kunguka ko iyi nyubako iracyari nshyashya, bikomeje gutya hatagize igisubizo tubona kitworereza imikorere, rwose twafunga tukagenda, birashoboka cyane. N'ubundi iyi situation ntago umuntu yayikoreramo ngo azagira icyo abasha kugeraho, ubwo n'ugutanka ajya kwicara mu rugo, nta kindi, ibibazo bikavuka, kuko niba udakora hari ibyo utazabasha kubona, kandi niba hari aho waruri wakabashije kugira icyo uronka kugira ngo ubashe gufasha umuryango wawe, igihe wahavuye bizagira ingaruka ku bana banjye, bigira ingaruka ku rugo rwanjye, nanjye ubwanjye bingireho ingaruka. Nacyo ni ikindi kibazo, ubushomeri buziyongera kuko abantu nibazana amafaranga yabo bayafasabye muri banki bagahomba, noneho bizaba ikibazo cyane. Hari abasabye ko umwirondoro wabo utagaragazwa kugira ngo bitazabagiraho ingaruka. Nyirinkwaya William, umuyobozi w'ihuriro ry'abacururiza muri iyi nyubako izengurutse gare y'umujyi, yavuze ko bitewe no kugaragaza ibibazo abacuruzi bahura nabyo yatewe ubwoba. Ubuyobozi bwa downtown
burakabya ugasanga budufata nk'abantu dufite agaciro. Twari dutegereje ko baza bagabanya, none baje bazana contract zihenze cyane, zihenze zikubye inshuro nka 60, kuko nkanjye umuryango wanjye nishuraga 570. Contract nshasha ndamutse nyisinya, uretse ko ntanashobora kuyisinya, tuyisinye ni 870. Ingufu ari abantu benshi cyane bagiye baguza mu mabanki kugira ngo babone amafaranga afatika baze bafata imiryango. Uno munsi mubwiye ngo sohoka, cyane cyane nk'iyo contract igomba kubasohora, uretse kuba inzererezi na handi babona bishyura. Ari iterabwoba, jewe ubwanjye baravuze ngo bazanyica mu minsi 2, ariko iyo minsi 2 yararenze. N'ubuyobozi bwanumyeho nyine bamwe bashinzwe umutekano ko bazanyica mu minsi 2, ariko yararenze. Byari byose barambabariye, nago bikwiye baduha ibyo dusabwa, bafate neza abakiriya babo. Natwe turabagana kandi turabakunda, badufate neza kandi turabubaha. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi buhagarariye ishoramari ry'inyubako bivugaho. Umuyobozi wayo atubwira ko ari Uganda, ko azagaruka mu cyumweru gitaha. Abonye kopi y'impapuro aba bacuruzi bandikiye umujyi wa Kigali ndetse n'akarere ka Nyarugenge basaba kurenganurwa, ariko ngo ntacyo byatanze. Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge Kayisime Nzaramba, nyuma yo kwahamagawe ntiyitabe, yandikiye umunyamakuru wa Flash ubutumwa amumenyesha ko ari mu nama, amusaba ko yandika ubutumwa ariko ntiyasubiza. Umukozi ushinzwe itangazamakuru mu mujyi wa Kigali nawe wasabye ko bimenyeshwa binyuze mu butumwa bugufi, nawe ntacyo yigize yongera gutangaza kugeza ubwo inkuru yategurwaga. Aba bacuruzi basaba ko nk'uko leta yorohereza abashoramari, nabo bajya boroherezwa kugira ngo iterambere bifuza kugeraho nabo ribagereho. Turacyakomeje gukurikirana iki kibazo, inzego bireba nizigira icyo zibivugaho tuzabibatangariza mu makuru yacu ataha. Clarisse Karasira ku bwa Flash TV.